friends, welcome back again kuri Patience TV show. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ngo uhaye ikaze, wiyumvemo ikaze. Come with us. Kuwa gatandatu turebe what's the movement, uko movement y'aha ngaha bimeze. I'm with my husband and our son. Tugiye mu gace kitwa Maine. So get ready with us. Turebe kuwa gatandatu ubundi haba hameze gute. Sometimes hari igihe tuba tubona hari ambutiyaje ibiki n'ibiki, ariko ubu tugiye kureba, ndabona umugabo ari kumubona hirya. Ubu tugiye kureba uko ibintu biraba bimeze. Don't miss this video. Thank you. Yeah, ubwo ngo hari kuri store, twe tubanje guca kuri store gufata amavuta, so ubwo cyangwa se gaze cyangwa se essence, something like that. Ariko stores za hano, my dear, stores za baba bacuruza ibintu byose. Bashobora gucuruza essence, bagacuruza ibyo kunywa, bagacuruza ibyo kurya, bagacuruza everything. Ibintu byose baba babifitemo. Ubwo murabona ko haratuje, murabona ko nta rusaku ruhari, murabona ko hari quiet. Abantu bamwe na bamwe nyine baza kubanza kureba something for drink byo muri weekend, murabona ko hari movement nkeya kuruta hari igihe haba hari abantu benshi pe, namwe murabizi. So rero nkuko nababwiye, uyu munsi tugiye muri Portland, Maine, ahantu hazwiho kuba abanyafurika benshi, hazi abanyarwanda, hazwiho abakongomani, hazwiho abagande, abanyakenya, Angola, benshi kabisa. Umva, iyo nshaka kwibutsa iwacu cyangwa se iyo nshaka kwibutsa ko ndi muri Africa, ni aka gace nza Portland, Maine. Ni ahantu heza rwose pe, heza hiberera ibyo mu Rwanda. Hanyuma rero ngo twe dutangiye urugendo, haratwa tukiri muri Boston, ariko nga twe dutangiye urugendo duhagurutse aha ni mu gace kitwa New Hampshire ujya muri Maine. Aho ngo twe dutangiye kugenda, murabona ko mu muhanda harimo movement isa nk'ari traffic, harimo aga traffic kariko kadakabije cyane. Nko mubibona harimo traffic ariko idakabije cyane, kubera ko byari mu masaha ya mu gitondo, abantu bagenda benshi bagiye mu weekends, abandi bagiye gusura family. Haba harimo nyine ukuntu abantu bagize gute, basa nkaho bamuvinga cyane, bagenda cyane. Aho ngaho twari dukomeje umuhanda, murabibona icyapa kiri aho ngaho, ntago mbonye uko ngisoma, I'm sorry, but turi muri New Hampshire. Nababwiye New Hampshire ntago ari nini cyane, New Hampshire ni ntoya. Massachusetts niyo isa nk'ari nini. Iyo winjiye muri New Hampshire iminota 15 cyangwa 20 ushobora guhita winjira muri Portland, Maine. Ubwo rero hanyuma rero murabona uburyo ibiti byacu bisa neza, ibiti byakuze bimeze neza, ibiti birasa neza, ni ishyamba. Ariko guys, tugiye kongera kwinjira muri bya bihe bizaba bitoroshye. Kihuta, ntabwo traffic zanga zitinda cyane rwose. Ishobora kuba kamera 3 minutes 2, ubundi mukongera mukikomereza mukagenda. Ngo twa turi muri bridge. Nkuko mubibona nyine sama haba hasa neza pe, sama haba hasa neza. Turaje twongeye tugere muri winter, mana yanjye. None kujya umuntu aguma mu nzu gusa reba iyo moto. Hano bafite ikintu kitwa amamoto, mana yanjye. Hari na moto nabonye nka nyirose, ni imodoka ni moto, bakambwira ngo ni moto, magara. Hari amamoto ngenda mbona, cyangwa se nyine ibindi bintu ntari nsanzwe ndi nkaba shocked, nkavuga aro.
gukomeza turagenda aho ngaho twe tukiri aho ngaho twe twamaze kwinjira muri Maine. Aho ngaho twe twamaze kwinjira muri Maine, twe tumaze kugerayo rwose, ariko tugifite akandi kagendo kubera ko kuva Boston winjira muri Maine dukoresha isaha n'igice cyangwa se isaha n'iminota 40. Murumva ko ntago ari kure cyane. Aho ngaho nari ngerageje kumanura ku idirishya ho gatoya, ariko nibagirwa yuko turi muri highway. Iyo umuntu ari muri highway ufunga amadirishya yose kubera ko haba harimo urusaku rwinshi, harimo umuyaga mwinshi. Aho ngaho nahise nongera nzamura amadirishya kugira ngo umuyaga cyangwa se urusaku rutinjira, nyine ugasanga bikujagaraje amatwi. Ngaye nguko rero murabona ko ntago biba byoroshye, ariko gahunda nk'uko twiyemeje kuri Patience TV show no kwerekana everything. Aho ngaho twe tugeze ku kibuga cy'indege cya Maine, Portland. Bafite ikibuga cy'indege muri Maine, harasa neza, hari n'abagenzi barimo baragenda. Ntago haba ari indege nini, haba ari indege ntoya kubera ko ntago hari aho nyine zitarenga, ariko nyine bafite ikibuga cy'indege. Harani ku kibuga cy'indege twari duciye, nanga twe turimo tuzenguruka. Aho ngaho ni ku marembo yaho. Ubwo twarakomeje twageze, murumva twageze mu gace noneho neza muri town pe. Murabona ukuntu aho ari heza, gusa aka gace kazwiho ikintu cyitwa abanyafrika benshi pe, benshi ku buryo uhagiye uravuga oh my god, this is Africa. Uravuga rwose hano ni iwacu pe. Bafite abanyarwanda benshi bacuruzayo, bafite abakongomani, bafite abantu benshi, none bafite n'abantu bazi gusuka neza b'abakongomani cyangwa se abantu bo muri Gabo bazi gusuka pe, bazi gusuka ukagira ngo agiye muri salo za Nyabugogo cyangwa se Kimironko cyangwa se Remera, nyine baragusuka neza pe, bakakwitaho fresh. Ubwo rero ngo twe dukomeje turimo turagenda tureba uko ibintu byifashe. Aho ngo harimo look de moto, si de moto nababwiye ndebera nk'iyi moto. Abakunzi mukunda gutwara moto rero ngira ngo murimo muragira gute, murabibona. Hano hari ikintu cyitwa moto, ushobora kujya uvuga ati is it a car cyangwa ni imodoka ndiho cyangwa ngayo nguko rero. Hanga twari turimo dukomeza tugenda tureba uko ibintu byifashe, tureba uko umuhanda umeze. Umuhanda wari umeze neza, byari biryoshye. Kujya muri Maine yongiyeyo mba nzi ngo ndazana karagara, mba nzi ngo ndazana ikibonde, ndazana intoryi zo mu Rwanda, ndazana kabanga, ndazana ubunyobwa, ndazana fanta, everything. Ndazana onja za magi byose. Aho twari duhagaze, twe tugeze mu cyapa tugomba guhagarara, murabizi bari baduhaye twagomba guhagarara. Aha ngaha rero twari twegereje kugera kuri store y'umunyarwanda nkunda kujya guhahiraho, umumama njya guhahirayo. Ariko nureba neza niwitegereza urabona abirabura gusa aka gace karimo ikintu cyitwa abirabura, mana yanjye. Ariko Boston kubona umwirabura uba wasenze. Reba hariya nandimo nkurura ngo mbereke, kuva hariya hose murimo murareba abantu hariyo, ariko urimo kubona umuzungu umwirabura, reba ni abirabura. Reba uyu nguyu we ni umuzungu urimo gukora amasuku, arimo arakubura cyangwa se gukuraho imyanda. Ariko aka gace nyine kazwiho abantu baba muri Maine, muzambwira. Aha ngaha rero twari tugeze aho twari tugiye. Aha ngaha twari turimo twinjira muri quartier y'aho tugiye. Twari dushyitse tugiye gushyika mu byimbo. Ubwo twakomeje kugenda tuzenguruka kubera yuko yariyo nzira nyine kugira ngo itugezeyo. Aho ngaho twari tuhageze neza rwose, aho tugiye kwinjirira naho pe, naho ngaho. Ubwo rero hanyuma guys, iyi ni vlog ya gatatu. Nkuko nababwiye tuzagenda dukora ibintu bigiye bitandukanye, vlog zigiye zitandukanye, tujya ahantu hatandukanye. Mbararikira kuwa gatatu, mbararikira no kuwa gatanu tuzajya outside, tuzajya mu vacation. Muzabane natwe muze dutemberane ahandi hantu hashyashya kandi ntarabajyana heza, muzahenjoyinga.
tuzarebera ibintu bigiye bitandukanye, mbese mwebwe ntimuzabure sinzababure. Kandi I'm here gusubiza buri kibazo cyose. Hari abantu bagiye bandika ntabwo mba nabirengagije, nka Rusi hari ikibazo yambwiye ntamenye neza. Rusi numva iyi video, I'm sorry, ntabwo nigeze numva ikintu wambwiye ngo wansabye ntawukoreye, ntabwo nakimenye neza kubera ntabwo wigeze ukimentioninga. After that rero twahageze murabona abana b'iwacu, abana b'Abanyafurika. Nkuko nababwiye hano rwose iyo uhari uba wimereye nk'uri hehe muri Afurika. Nyuma y'ibyo ngibyo twaje kuza ahangaha twana nongera kubona abana babirabura, abana b'iwacu. Anyways, abana bose ni abana, umwana wese ni umwana, ariko nyine biba biryoshye kubona abantu b'iwanyu, abantu muri Afurika iwanyu bari byiza pe, bari byiza. Hano ubwo bari batubonye, babonye akabebe baravuga oh that's a baby, kariya ni akana ka muramukazi wanjye. Ubwo yari amaze kubona yuko tuje gahita kishima kaba happy, karirukanka karazenguruka. Guys, it was good time. Hano imvura yari iguye, turimo turasubirayo. Hari imvura igwa, hari umuntu ugeze kumaza ngo mbega no muri Sami imvura iragwa. Iragwa, urugero ngurwo, aho ngaho imvura yari iguye ari nyinshi cyane. Anyway, ngaho nguko uko urugendo rwagenze. Thank you guys for watching my video. Thank you for being with us. Muraba umugisha cyane, mwakoze gutemberana natwe. Nkuko nababwiye ndabararikira vlog 4. Tuzajya muri vacation, tuzajya outside, muzabane natwe tubereke ibintu bigiye bitandukanye. Kandi kwa gatandatu ndashaka ko tuzadufata umunsi wo gusubiza za comment. Ndahari, I'm here for you guys. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda, muhahe muronke, cyumweru kibabere cy'umugisha n'umuryango. Bye.